Hello my people, welcome to my YouTube channel. As you guys, I promised you that I will give you the example of coincidence. Muraho neza abantu banjye nuko nabasezeranyije nje kubaha ingero z'ibintu biba uruhurirane. Coincidence has two things. Coincidence ifite ibintu bibiri. Hari ubwo aba ari uruhurirane rw'ibintu byiza, hakaba n'uruhurirane rw'ibintu bibi. So today I'm going to start by coincidence of good things. Ngiye guhera ku ruhurirane rw'ibintu bishobora kuba bihuriranye ariko none hari byiza bibaye chance. Okay, noneho nari ngiye kujya wenda tuvuge nari ngiye gutega ngiye mu majyaruguru, ubwo mpita mpura n'umuntu wari ugiyeyo rwose, wari wifitiye imodoka agiyeyo, ubwo uwo muntu nyine ahita ampa lift. So I was going maybe to Gisenyi, and I met my friend. He was just exactly going to Gisenyi while I was waiting a bus. So unexpectedly, he took me to his car and we go together to Gisenyi for such a lift unexpected. Yeah, nkuko nyine nari mbivuga nyine ubwo nari ntegereje umuntu, nari ntegereje imodoka ijya Gisenyi, ngiye kubona umuntu inshuti yanjye icaho yari igiye Gisenyi, ubwo nyine tutabiteguye tutanabipanze, ahita nshyiramo amalifuti ingeza Gisenyi nabiteguye. That's such unexpected and good coincidence. Iyo ngiyo nyine ni uruhurirane rw'ibintu biba bibaye kandi utabiteganyije ariko bikaba bibaye byiza. Noneho rero sasa coincidence y'ibintu bibiri rero sasa, urifashe ugiye gusura umuntu wari ukumbuye, noneho wibwira ko mugiye kuganira, none ugasanga uwo muntu yahuye n'impanuka. Wari wateguye kuri umusure kubera ko yagize impanuka, ahubwo rero wateguye ko uje kumusura ngo mwishimane. So for example in English, that I was going to visit someone, your friend, your kind friend, and you thought that you're going to visit her while you was missing her so much. When you get there, you find that she had an accident. So instead of being happy, you was shocked that you didn't know that you can just find your friend having hard time while you don't know. So that's what you can call a bad coincidence. Thank you guys. Icyo nari nise nka coincidence y'ibintu bibaye bibi, waruje kumusura ariko utaruzi yuko yakoze accident, bibaye uruhurirane ko waruje kumusura ariko usanze yagize accident. Numva ntabwo byabayemo byiza, murababaye nyine ntabwo muje kwishimana nkuko mwari mwabiteguye. Thank you guys, I love you so much. I'll see you next time for such wonderful listen. Thank you, see you next time. Bye. I love you. You remember, I will always love you.